mani birafasha umuntu arize ndabizi ko hari abantu bo muri famiye basandakarira Kuna abanyamatiku mwana aya matiku yaryoshye atiroze niba bazakurakarira aho kabona umuheto waretse kubivuga ngo ndabivuga ngo ndaruhuka umutima niruhuka nariwe komeza man mbwira mu rugo tukuntu bimeze gutya na gutya bro uwo muniga igihe cyarageze bakimara kwiba diske arambwira man ngo hari inshuti yanjye y'umugande ngiye kuza hano aranje arambwira ati noneho hari urara ntihazarara kuko nanjye yongeye yuji umutipe aransho andwanaho nyuma y'imyaka nk'ibiri cyangwa 3 ndi i Kigali ndi kuwo mushinga bibye diske ahitambwira ngo nkomeze mu rugo sinzi niba yaramaye itike cyangwa sindi kubyibuka ariko ndumva ashaka ko yarayimpaye nk'ibihumbi nka 3 cyangwa 5 ndatega njya mu ruhango umuntu maze imyaka 2 i Kigali muri iyi si ego sanyu nta muntu wanganya undi igikundiro yego urumva rero ntago akenshi umuntu aba areba ibyo bikoresho abareba n'igikundiro kugira ngo kimwisangeho n'ukuri nuko abantu mukomeza ibintu sibyo umusaza yarabikoze mureke tumwitorere uru Rwanda yarukuye ahagarugira nka paradiso isuku n'umutekano mu Rwanda byabaye ihame kandi namwe murabizi tubikesha Kagame abanyarwanda duhitemo neza uduhinjyana abaturya tubadukana ibyo kubacyaha igihugu nitambarare ibipinga katubirwanya umusaza yarahabaye tora Kagame niba tujyanye tora kugipfunsi we oya tora kugipfunsi yadukishije umwanda tora kugipfunsi we oya tora kugipfunsi kuba mahanga arayoboka tora kugipfunsi we oya tora kugipfunsi umusaza ni wane tora twongeye kubakira mwese mukurikiranye Karara TV show ngo ndaka ngataramatiku ngo nago mwareba so urabona yuko rera amatika aruzuye urabona yuko yagiye birinda indwara ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri amatika aruzuye haba ari ikintu yatinye kuvuga kuri Sabe twongorere turakivuga ngo baragufunga ese ngo mwamuzi kubijyanye n'uburebure ikiganiro kuburebure ni hano kuri Karara TV show twigarukiye twakire mani bitangira kuvuga ku bwira uziko mwatangiye se cyangwa twatangiye kaca no twayishimuse batari kuri coding ari no ikibazo cyabe uziko ni kanza ngo karara wakaza mutwe ngukuntu ibintu bimeze ngo haguruka hano ngo haguruka kuri space ngo banyita ngo godefata wakaza mutwe wowe ngo usobanure ngo ibintu ngo Sabe yagukoreye ngo Sabe yankoreye bajya koresha no yaje nakazi kanje nabo kaba kuri space yaratangira ikiganiro ubwete ko singubeshye kwishakira views ni bubure nibwo ari umwana wawe Godfather aramurebye arababwira ati rega nikubitije bakora sara wanabazi ko umuntu yangunda akoso ribyo kubwenguke Ibyo yakubwenguke amakuru ribyo aravuze ati sekerere wakasa mute uguri ko bari gakubwiye wakasa mute cyakasongo izi saga tubona ku mihanda urumva kino gihugu hari ibintu bitajya bivugwa urumva navuze n'umuntu uvuze kuri Sabe amufungira ahantu hatari
mu Rwanda Yego. ngo uramujama ngo abafite ngahantu ngo abafite nimero ya murangira direct Yego. ngo nta nubwo ngo mwirirwa muganira n'ikine Yego. nza kwibuka ko ari umunyarwanda waciye umugani ngo abakirana baziranye berekana utwo wewe bimujama mwiwe ndavuga ni mukiranesha muraziranye ibanga riri muri kamera cyangwa murakomeza mukorane neza kandi tubwire reka tubakire tubwire urugero nicyo ubuzima bwakwigisha ubuzima bwanyigishije ko iyi mihanda yego ubaye uyijemo utambaye fime n'izirinete yego ntacyo ufite ubwira abanyarwanda no kuri kuma tubwire ijoro rya mbere ry'ubukwe ukuntu byaje rya mbere ry'ubukwe zikatandungoye akoze mane ekababaza ni ukuri kw'Imana sinkubeje ngo do twamaze ukwezi atandatu ubwo nanjye nk'umuntu nanjye ndi nyuma y'iriya kamera atari sabari njye uhari ndavuga ntiryo kosa ati uracyafite icyo kibazo na n'ubu oyandongo yambo komeza ubuzima bwakugishije ikirere hanyuma muri Omani bimeze bite mbabarira ntuze kunca mu ijambo kuko agahinda nagize abarabu buriya ni abantu babi cyane uzi ko bashyiramo n'uruzi nguyanagamo ngo n'imbwa ye ngo akambwira ngo nyitemo cyangwa nkubwira ariko buriya abarabu ni abantu urumva sinabarabu gusoma n'abazungu muri rusange ni abantu bakunda amatungo yabo ku rwego rw'uko icyo ariyeho nacyo kiguma kuryaho niyo babaza abantu bari muri urwo rugo baravuga ati n'imbwa barayibara kwanza ngo ubundi hariya ahantu ngo habanza umwana hagakurikiraho umugore hagakurikiraho imbwa umugabo aza ari nk'uwa kane n'umuzamarige ngo banamukubitire ubuntu noneho rero ubwo noneho umugabo uri ku mwanya wa kane ubwo kubyumva iyo avuze ati umukobwa va aho ngaho i Rwanda uze muri iki gihugu cy'abarabu urumva ndaguha amadolari 1000 si 1000 si atari 1000 tutabeshyanye ni iki waba uri kugura muri umva sanyo dukomeje kugira ngo sanyo cyakize rajye wakingire nakombo cyangwa nkagokobera tubwire basanyu urumva hari abantu baza bakakubwira ngo bazagucisha ngo mu birwa bya Morishiya nk'umukobwa urumva bereka nkubwiye rero njye mbona ko ibyihebe bya mbere urumva munyihangane kubivuga gutya ibyihebe bya mbere mbona ari abakobwa banza wisegura umva please mwihangane bakobwa ndabakunda ariko ibyihebe bya mbere mbona ari abakobwa uti kubera iki ibaza yuko koro uyu muntu utazi urumva uyakira wayakira akakubwira ngo uzagenda wakaviza ndagutegeye indege ujye kureba umuntu utazi uze ujye mu gihugu kitari cyawe yewe none ibaza no kuva ngaho njya mu kandi karere iyo mpageze mbona nk'umunyamahanga kuko aho ngaho ntabwo bamenyereye mba nkeneye nyine nk'umuntu waho ngaho antembereza anyereka aho hantu ibaze ko umukobwa hano mu Rwanda ahava ayangiza akajya hanze ahantu atazi kuri telefone y'umuntu atazi yumva nta kibazo rwose akumva rwose ngagiye gukorera amadolari nawe umbwira uwo muntu uzi ko hari n'ubwo ujyayo usize n'uruhinja amashereka akikora utunza ahandi hantu ubona ko ababebe ari abana beza mani ibaza umubebi uza muri nyine bafite ukuntu bwita ubwihebe turi mu minsi y'icyumweru cyahariwe umugore bari mahoroniza cyane urumva abadamu n'abategarugori bari mahoroniza cyane ibaze ko uri umumere cyangwa uri umukobwa akenshi n'abakobwa babigira mani ukaza i Kigali nta kazi ufite mani ukajya mu nzu ya miliyoni mani
nyine icyizere ufite ngo ari uko hari umuntu uri buze ngo akaguhamagara ngo yarangiza akakubwira ngo nsangana aha ngo tuganire mana akakubwira n'ibintu uri bufate akakubwira ngo icara ngaho ngo ufate ikintu ndaje mana umwana akarenzaho agafata nta giceri cyatanu afite yego abakobwa atari abana beza none hano babera abana beza rero ibaze yuko umukobwa afungura YouTube channel azi neza ko bazamutiza kamera azi ko ari umuzamwigisha urumva kandi akamwigishiriza ubundi akamubwira ati njyewe ndakasa mutwe n'amafaranga afite urumva njyewe ndi kwiga YouTube akahita amubwira ngo Sabius ati karame ati njyewe uwo ninde uri guhamagara urumva nakasa mutwe umva Omani ntujye urumva akavuga ni njyewe urumva njyewe mukagana akavuga ati Imana ibintu birimo amafaranga akahita akubwira Sabius bitabagwe nose ko ibi bintu ko bibamo amafaranga wanyigishije nzajya naguha kamera ariko njyewe urumva njyewe donke ibaze yuko donke ibaze yuko kamera ya miliyoni wenda hafu nka miliyoni enye wenda tubari iyo ngiyo urumva ndakeka yuko kamera nziza wenda nka miliyoni enye wenda ushobora kuyibona sibyo ibaze kugira icyizere cy'uko umuntu azagutiza ariko aragatizanya bijyo nyine reka dufate nk'umuntu umuturanyi wawe uza kugutira ikibiriti buri munsi ari ikibiriti bro cyangahe cyangahe cyatarane uzukagera akakubwira ati ariko nta rugo ruhahira urundi uzuko umunyarwanda buriya akakubwira kuva kera umugani wahozeho nta rugo ruhahira urundi ariko umukobwa habera kasa mutwe kongera agafasha na genge yawe undi akafungura cano akamufasha kongera akafasha Imana gufasha umukobwa biryoha unizeye neza yuko Imana izaguhembera akajya naguha n'abatumirwa urumva yuko abahungu rimwe na rimwe tuvuga oya si ukuturyamira abahungu tuzajya mu ijuru tudapfuye abahungu rimwe tuzajya mu ijuru tudapfuye kuko ibaze nyine umuhungu wihangana icyo kintu nta kintu kirangukurikiyeho reka ari ubufasha gitera imbere ubashe gukora ku mafaranga which is good hari ikintu bita ngo niba ari feminist ukaba umufeminist ariko noneho w'umugabo urumva ukavuga ati ko biri kose bibi no igitsina gore hejuru ukamutiza miliyoni enye utitaye ngo bizagenda bite rwose zayigarura rwose ari umunyarwanda umutira umunyu ukagaruka akakubwira ati burya nta rugo uwo muntu usaba afite umutima mwiza nyamuneka ukora hanga umuntu usaba afite umutima mwiza muracyari inshuti uwo muntu iyo nshuti kuyibura njye numva ari n'ikibazo ari akadasohoka urumva yego ni ukuri reka nkubwire yego muri iyi si yego nta muntu wanganya undi igikundiro yego urumva rero ntabwo akenshi umuntu aba areba ibyo bikoresho aba areba n'igikundiro kugira ngo kimwisangeho ni ukuri ni uko abantu mukomeza ibintu cyane yuko hari bamwe batizwa abandi ntibatizwe cyangwa umwe bakamutiza nk'iminsi nk'ibiri undi bakamurenza icyumweru bataramutiza kandi twese bari kudufasha ukatuvuga ati umuntu batari gufasha uriya n'ubundi asa nkaho afite imbaraga nyinshi ziri hejuru bamufashije nk'uko bafasha bano ashobora kuzamuka cyane akabasiga kandi ashaka ko bazamukira rimwe kandi urumva ntabwo mugomba kuba munganya views kuko urumva ngenganye nawe w'umudirede views nabamo nanciriritse ngo hari hoteli imwe hari hoteli imwe nashaka kuvuga iri ahantu hari Nyamirambo ariko ngo njye mfite n'umwavoka ngo ushaka kuza akivanga mw'ibi bintu ngo kandi ngo uwo mwavoka ngaje urumva ngo ubwo bundi mfite umwavoka ngo inkuru y'Inyamirambo ngo reka mbe nyiretse ngo ni umwavoka uzayinjiramo ngo reka tujye noneho ubundi ngahita parika imodoka ngarinze ngariko ngo hari abantu ngo barebye neza ngo bafite amakuru ngo mbona ngo baratonganya ngo mbona umugabo ngo
namubona ngahita yurira imodoka ngaragenda igicucu ndi kuri televiziyo nanjye ndaho kandi kureba ngo ngiye gukora amakuru yakasa aho tajya kora kere ubwenge warabusaba Sabius yakugize ati Sabius umwana mwiza atabeshye se twari turi kuvuga nyine njyewe ndimo ndagaruka nkakashinga shari kamubwire njyewe uretse ziriya nkuru zo kwiyenza kugira ngo yibonere views nk'uko tubibona ntago ngiye niyenjeje Sabius umwana mwiza muramuzi njyewe ntago muzi mwese icyo muri kumuvuga njyewe nyine ndeba ibikorwa akora nkabona ni umwana mwiza none se ko numva abantu batarakumenye kubera we si yakuzamuye budumba iki oya twari kubaza urumva wowe uko ureba ibiganiro by'ura muhungu babyo ni umugabo sibyo Sabius umwana mwiza umva ntago njyewe twikomeze twiterere blague ariko ntago turi buzane umuntu nagufasha ujye uhagarara ushigama uvuge ati nge karafasha ahubwo abo ntiyamfashe yereka nkubwira ikintu kimwe kuko twebwe tuba turi mu Kigali twebwe aho hari views turamanuka ubundi hari icyo mwapfuye nje reka nkubwire ikintu mpana reka nkubwire ikintu nge mpana Sabi urahita namabaga ariko nyine najye twagipfa kandi nkakomeza nkagikururiza nkajya nibonera views urumva njyewe na telefone namumwana nge ndi umuhanzi ukiri kuzamuka nkeneye yuko umuntu yama interview nkamenyekana ni kandi ufite Sabius Sabius igaragara neza nkawe Sabius ushobora kumfasha urumva ararira mwana ntibyo bintu sinjya mbijagamo urumva ama nimero za Irene we murinda habi arangiza zima yarambwa ati bazirene ni ujuza mu bintu byabatuna leta akavangamo iby'abantu Bruce Melody akavangamo iby'abandi ndavuga nti nibyo arabimbwiye ibintu by'abahanzi najya bijagamo ariko naka kanya urebye aka kanya uhita ubonaho fifira ya kandi nawe ni umuhanzi ukabonamo platini baba Noresi na Kerema akavuga atari kiriya byose aba nabafundi tuko kuntu wabisesekaga Noresi nagajya kwa Isimbi amakuru ufite nta makuru ufite yanu nyereka iyo video ariyo ndahita ngo amafaranga ubwo cyangwa wowe ngewe dutege Noresi nagajya ajyayo oya cyo kuba ari kera we we nuyibona ndaguha amafaranga ariko platini yagiyeyo Paratini ni baba platini yagiyeyo nyine njya mumenyeshe nje ibyo we na Noresi nashake ntageyo urumva njewe yavuze ko ajya ifoto ye gusa we ntago abasha kujyaho video wajyaho ifoto yagezeho oya ni ifoto ni thumbnail ubwaye nandi makuru ntashaka ko tuvugira turavugira mu kandi kaza indi operation igiti cya kabiri sinajye kwa isi nawe yagutizaga kamera ntago we akunda kamera ariko wasimutse ikibazo cyacu twakubaje gupfira Sabi iki kuko ngewe nabikubwiye nako nari nabirangije izo nuze zararangiye nye zararangiye ariko zarangiye tuzakubajije uri kumwumva gutya ari kunyumva neza kuko navuze cyane kuko nanjye ndabizi ko nabari ababyumve nari bivugaga nari ngubaje ngo mupfikine wapfuye iki Sabi basi wapfuye iki Sabi wapfuye iki ubu muri inshuti ndabizi kuko nta kintu mwapfa n'abantu umugira umutima mwiza cyangwa nawe ugira niko kubekera nakazi nakazi noneho wapfuye iki ukoreshaga cyane nkuko akoresha abana ibiganiro urumva icyo gihe nari naragiye Oman shakira tisha aho ngaho neheru ndabona mani birafasha umuntu arize ndabizi ko hari abantu bo muri famille basandakarira kuna abanyamatiku mwana aya matiko yaryoshye ati rose niba bazakurakarira aho kabona
umuheto waretse kubivuga ngo ndabivuga ngo ndaruhuka umutima niruhuka nariwe komeza nawe reka niwe uri kubibwira gusa nta bandi bana bibi ukuntu mbona yego umugabo ruhuka maruhuka nukora urumva hari igihe ugira ibibazo by'urugo yego ariko ugahitamo kubivuga kuri cano none se kuki utubundi utakoze divorce divorce nyirimo umfashe uri muri ababishinzwe ababishinzwe urumva ihohoterwa ryo mu rugo ritangira rikunda kenshi kuba mama ariko ukankubwaza ubundi mu umugabo bari bagukubita karaka nose ubonye cyangwa urumva nkawe impamvu wenda nta muntu waguhangara yego ujya hanze nk'ujya muri wese ariko kumubaze bwana reka ngubaze urumva rero ntawe wajya kuguhangara ubundi iyo twavugaga haruguru umwana uyu nawe yagiye kubasera ibirazo iyo twavugaga haruguru urabona bari kuzamura umwana urabona umwana uri kuzamuka kwiza kukubona mani dumba yagupostinze urumva avuga ati ibyo byose umwana ari kuzamuka neza cyane mu wa 7 avuga ati ubwo dumba yagupostinze agiye gusha hagara guhamagara uzi yuko akubwire ko ari kugutwikira uzi yuko yadumba ni umucama wanjye ako nigeze kumva avuga ngo kagacanuka mwamenyera agacanuka kasa mutwe kirera aho kari oya uzi yuko ngewe dumba ampostinga ntago nayabaga mbizi kuko nge Instagram yanjye ntago nyakunda kuyikoresha ubona ko ntarajya na live ntago nyakunda kubikoresha ako nyine dumba no umuntu uburi sawa byatanga nagara gushurira amabanga ye numupede cyangwa wenda ziba we ndabaza ariko ndabajije ngewe ndabajije dumba ntago ngewe wundi ntago nzi ko ntamuzi ariko yaragufashije ntago muzi dumba yaragufashije sinabwo yagufashije ntabwo yagufashije ariko uzi ko ntago dumba yagufashije yamfashije iki uzi ko ibyo bintu bishobora gutuma gutuka ntago yagupostinze se ntabwo yagupostinze azanaguhamagara gushyire kuri live oya nese kujya kuri live ya dumba si ibintu by'ibidanje se nyine bakuzamuye yewe ndi umuntu emera kabakuzamuye ariko nimukihagarareho anjyanyeho ngo nanjyanaho nzazamuka ntabwo yagupostinze reka gupostinga gufata umuntu akagushyira kuri nuza kuri Instagram ye ibihumbi 100 ari umuntu wamamagara ngo dumba yakugize pharmacy we ntabwo byemera amahoro ese murashaka iki yakuzamuye nese izina ryawe twarimenye atari dumba gupostinga azibasengera nge yasaba dumba none se mwagiye kunkoramo kubera ko mwabonye kuri dumba nayibonye kwa dumba ndavuga n'uyu mukobwa na kasa mutwe kasongoye ako dumba ni umuntu ni umufluencer wa danje si umujama wanyu se ni umujama wanyu umujama wanyu koze ni umwefluencer pe arefluencer urumva ariko ubundi mva nkubaze abangaba Buringuni ninde Burikantu ninde cya Buringuni ni uyu nguyu w'urutwe umwe ufite urutwe rumeze nk'umutanga nawe bitwa Burikantu ariko babonye zino nkweto none se rega nkubwire Suzana arahemba bro ako se ibintu bya Suzana bwabikuye ariko ngo Suzana yavuyeho ngo hagiyeho umuntu niba yitwa Shirafi niba yitwa Medenizani bwa ngo Suzana ngo bye byaranarangiye cyane nonde wayiguze Suzana yararangiye nyine yari umuntu uko akaretere kabaga kariho Suzana none asigaza undi muntu zura Suzana amaze nk'amezi nkarindwa adakora rwose hari undi w'umugabo Suzana ari kubahemba neza rwose Suzana umuntu wasigariyeho Suzana rwose bare mumbwire ni iyihe nkuru mwigeze gukoraho ikabaho umufungo wa danje zimwe zo kwisibi
Neza kwisibika bizarabuze nese katari bumpamagare ngo ndire kandi nkabashaka kurira reka mbyiririre. Neza mbona harayi. Ndavuga n'uburyo uzarire kavuno maheka. Inkuru twakoze nyine itari imeze neza ariko nyine ni inkuru yaduhaye umufungo byatari. Mwavuga ko iki? Ni inkuru twariraga kabisa. Nararize kwe. Yego. Narayibonye ariko ndavuga ni mana yanjye. Urumva? Bivuze ngo mwebwe umuntu azajya ubaha platform nyine ubaha ikiganiro. Muzajya muhitamo mukoraho aba yajeho. Nje umuntu utaramaye ikiganiro ubu ngubu anakimpaye ngewe. Ntabwo yavuga ko amfashije. N'umuntu uzajya ubikora yumva yuko ashaka avuga ko ashaka kugufasha byabyihore. Ariko namwe nubwo mwaye muri kwijisha gutyo ahubwo uzi yuko Dumba ari mu bantu bajya babatwikira. Dumba dutwikira byatari. Dumba n'umuntu wadanje adutwikiye baba we. Harashya. Yazamuye Kenisoro, yazamuye Diamond, yazamuye Mboso, bantu za bose ama collaboration. Abarundi bo noneho ni Dumba ku mugongo. Dumba ni East Africa yose kuko urumva aratoekinga abantu bo muri lesbienne bakabibona. No abageye bakabibona. Hatabaho Dumba. Ntabwo Diamond yatabaho Dumba. Diamond hano mu Rwanda kandi umenye. Reka Dumba ararenze man. Dumba. Ase kabona muri kubyivugisha nka yamuri kubigira black. Nakwambara marinette ameze gutya ngende kuvuga black. Nje ibintu byose ndabanasaza. Cyangwa uzi yuko kandi munabonye mwaragiye mu bintu by'imiziki. Sundi umuziki uririmba mwebwe cyane hamwe. No waririmba udafite Dumba gakuzamure. Ninde wazayireba? Neze ni mumufite ahubwo Dumba kinagomba kureba agomba kuraba abana bararimbaho ko cyangwa barakandagira mu mateke. Ngoya ibyacu yibireba narebe bya fifiraye. Ingoma sagarebe byacu. Kuko twebwe twakinjiza ku giti cyacu. Ariko hari fifiraya. Hari fifiraya uzamuye Diamond kuzamura fifiraya munani. Fifiraya yasohoye indirimbo nshyashya. Uzabyumvira remix. Uzabyumvira remix indirimbo ya Dani bafashe bakayihinduramo bakayihindura ari kumwe na Dani. Oya nyine ari indirimbo ya Dani indirimbo ya Dani bafashe bakayigana barangije nyine bahita bayaploadinga. Wumve ngari no kwa striking ari kuvuga ati ntabwo byumvikana ku buryo nakora indirimbo bagakora part 2 yayo. Nukuvuga ngo Fifiraya ni umuhanzi mwiza ushobora kuba yafata indirimbo ya Dani yitwa Confirm. Twikire Dumba. Urumva icya kirimbo ntago ari cyiza pe. Akirimbo nyine urumva byagaragaje ubunebwe bwa Prince Keys. Prince Keys ni umuproducer uzamutse neza ariko ari gukora ibintu bisa cyane. Ari kwigana element. Element baravuze ngakora ibintu bisa cyane ubu ngubu ko Kigali yaramutwaye. Nawe ari kugendera mu uwo mucyo. Niba nkoze Confirm nkore n'indi isa nka Confirm ko hashye. Keys nawe kandi ngo agiye ese mwe Keys nawe kandi agiye kujya ngo muri 150 niba ari ngo abantu bakora ibintu bisa cyane bajya muri 155. Mwe mufite uwuhe? Umuntu dukorera ibishishwa nawe twebwe ntago duririmba twe dukora urwo. Mufite studio. Yacu. Bombo YouTube. Bombo Platinade. Dufite Hollywood yacu. Arumva nyine Fifiraya umuhanzi umwe wa Dumba yakuze igishishwa cyiza cyane mugire mu kirebe. Abanyarwanda baragikunda kandi bakunda ibishishwa. Harimo uzabyumvira. Urumva harimo Confirm wihangane. Kuko nagakobwa keza karagakobwa kajya no kwa Sabius bakagakorera ibiganiro. Ariko mana cyakoreka mubwire ese iyo mwumvisha umuntu mwebwe ubundi mubarizwa muki mubarizwa mu nkuru z'amatiku mubarizwa muri nkuru zo gusetsa. Reka twe tureba ahamatiku yabereye tukajya kubakiza tukanakiramo n'akariro gake. Ninde muntu wafashije none mubimbwire muri blog wabasapotinze mukavuga mutuye umuntu w'umudanje kandi adusapotinze nta kintu na kimwe arebeyeho? Manibu wenyine Manibu. Oya hari n'undi muri B+. Hari n'undi munyamakuru kuri B+. B+ irazwi niyahe? Kwebwe rero buriya kwebwe bikankubwira. Abo bavuga ko batazwi. N'abantu baba supporting nta kintu barebeye. Nta kintu barebeyo. From nowhere.
ukiri imbere kandi bigacamo oya niyo bitacamo niyo bitacamo akagushyira kuri televiziyo ku buryo umere wawe mu bwaticara ushyira ahangaho ndimo aba ari umuntu w'umudamu aba ari umuntu wa danje kubonera muri cya kintu cy'inyuma ba petit frere bawe babana akavuga ngo abuduru yaje mwango mumuzana wumve ko tumaze kugera ahantu urumva tumaze kugera ku ma YouTube channel akomeye tumaze wenda natwe ubwacu YouTube channel yacu imaze kuba kasamutwe urumva ariko twebwe nk'ubu ngubu nk'ikiganiro cya Manibe yaduhaye bwa mbere icyo tuheraho tuvuga yuko ari we wadanje nanubwo cyarenze 5,000 ariko cyadushimishije ku rwego rw'uko ariko Manibu abantu benshi bakunda kuvuga ko nta bintu byinshi ari mu isi ya nyine ntago akurikira ibintu byo kuvuga ngo byagenda byo byagenda uramubwira ati Manibu from nowhere ndifuza ikiganiro ese urifuza tuganire kuki ukamubwira urumva atitaye ngo umuhanzi ngo uri iki ukameta bukanshira ukajya mu misatsi kakagira abonye Buringuni akuramo impeta oya kari nyifite hano kariya ubwo kakoraga mu misatsi kara nako banyambitse muri fiançailles nyine fiançailles akuyemo fiançailles kubera Buringuni komeza uri mu mujyo mwiza ako ntago biriko biragenda biza ntago akora gufasha ako umuntu aguserereza ate kora divorce noneho ubwo nyitwa turi kukubwira mwana urumva Manibu twari twarafashe telefone mwana turi kwihiringa mwana cyitwa twakoze indirimbo bita ngofero urumva ni indirimbo twakoze nta hit dufite pe turi gushakira nyine turebe ko aho byarya mwatangiye muririmba mwatangiye mukora komedi nzabarahanzi bose babaye abakomedi kugira ngo washye ubu n'ubu hari nibo basa benshi bakomedi harimo abahanzi rwose urana makanika n'umuraperi mwiza ariko byaranze ubu ngubu yambarinda akajya mu muhanda akagira gutya nukuvuga rero ubwo twaririmba indirimbo yitwa ngofero ibezinze no kuri true story yacu urumva then turamuhamagara turamubwira tuvuga ati si twakora kuki tumubwira igitekerezo twari dufite ko ntabwo twari twifuzaga ariko byarebwa kuko already ntazina dufite n'ibiki urumva man twambaye amakoma twamubwiye twe dufite igitekerezo cyo kwambara amakoma reka tubivuge harahiye twambaye amakoma tujya gukora ikiganiro yewe haranga no gushya kwitirira abapfumu yewe ntihanashya ariko akigumishaho ari views ebyiri still n'ubu ngubu kiracyariho urumva ubwo rero uwo muntu ni urenze ibyo byino kumbwira ngo runaka uwo breze ukuntu ubukora ibintu man wanyu batarabyumva byatari bakureba bakavuga ati iki cyana nubundi kiri Kigali aho cyakaba cyohereza agasukari kiri ku dutelefone kitubwira ngo cyarwaye iki niki nyine wanyu batarabona gahunda n'umujyo w'ibintu uri gukora man ukahita ba telefone ukavuga ati ubundi kuri televiziyo mufungure murebe muretse gatakaza uzikizera ubushizi wanyu uvuga ati ugeze kuri televiziyo umwana babazi ko umuntu uri kuri televiziyo bura ari umuntu wa danje ushaka kumva wowe kubera ko twebwe tuziranye tuba tuzi ko harimo n'abakanda nzogi hariya ariko tuba tuzi ko umuntu wo mu cyaro iyo abonye umuntu uri kuri televiziyo avuga ati umuntu nta hantu azahura n'ubuzima bubi bro icyo kintu cyashyize ubuzima n'icyizere mu babyeyi banjye baravuga ati byo byose uyu mwana ibintu bye bifite gahunda bureze ikintu yankoreye mu buzima yatumye none icyo gihe yankoreye ibyo bintu ndi na deprime byatari ibaze ko nari maze umwaka ndi gukora filime n'umukanda nzogi bite Marito urumva ifilime yitwa ngo niki turayikora mane tumaze nk'amezi 6 dushutinga barangije biba disc kandi iyo filime yari buzace ku isibo ariyo nirirwa mbwira mu rugo ndi Kigali ndi gukora umushinga uzaca kuri televiziyo ndi Kigali mu ndeke mu nyengezi neza yuko ibyo byose iyo filime yikoraga ku bw'ubuntu ubuntu nakoraga ku bw'ubuntu ariko uvuga ati nimenyekana acyagiye Burezi yanshishije kuri televiziyo umunsi umwe none nzaba ndi gutanga ikizere mu rugo mbabwira ati buri munsi ndi uzaje mugenda mureba ko ga filime bro iyo filime ndayikora mani ndi hano Kigali mu rugo mbabeshya ko ndi gukora amafaranga mani nkorera ubuntu yo muri kwivuga gusakurira mu nta kintu nago nzongera kurira mani narakize urumva nawe wari urwaye inde ngewe nari ndwaye nabi cyane depression n'ubukene abakobwa bananyanga kandi ibyo bintu uburwayi birabara biro ubu noneho basigaye bagukunda abakobwa banyanga cyangwa umuntu uri bugire yereko atambutse oya nge nayereka ubu ngubu niyagira umuntu se kunyandikira gukeneye kare ngemeze neza ku rwego rushimishije mama arankunda nukuvuga ngo man yese ndamera neza urumva ukuntu bayiguye bayitanga urumva man
mbwira mu rugo tukuntu bimeze gutya na gutya bro uwo muntu igihe cyarageze bakimara kwiba disque arambwira man ngo hari inshuti yanjye y'umugande ngiye kuza hano aranje arambwira ati noneho hari urara ntihazarara kuko nanjye yongeye yuji umutipe aransho andwanaho nyuma y'imyaka nk'ibiri cyangwa 3 ndi i Kigali ndi kuwo mushinga bibye disque ahita ambwira ngo nkomeze mu rugo sinzi niba yaramaye itike cyangwa sindi kubyibuka ariko ndumva ashaka ko yarayimpaye nk'ibihumbi nka 3 cyangwa 5 ndatega njya mu Ruhango umuntu maze imyaka 2 i Kigali abwira mu rugo kari gukora filime urahageze kubwira mu rugo yuko iyo filime yapfuye urabyanze urabwira ngo twafashe depose n'ikigumye ubeshya ababyeyi buro ndi mwicyo gikomere man cyuko ndi kubeshya ababyeyi ko hari igihe umushinga nakoze uzasohoka man utazasohoka nzi neza ko disque bazirengeje zana tishu man umuniga abarampamagaye man ujye kuri televiziyo ndahajya man urumva mana yanjye imeze neza ku buryo icyo kiganiro nicyo cyase gituma nongera mvuga ati man buri kantu ibintu uzongera ubikore ndagaruka reka dukatinge tuzana indimu zana indimu ugomba kugera ahangaha wamuniga w'igitunguru ari he wamuniga w'igitunguru ari twapanze aho ra mu karitazi nuhagera ugomba gukandiramo kantu kugira ngo abanyarwanda ngo bakunde ngitiko n'amarira urumva man Sabius nako ya karara man birakomeza gutya ariko ubu ngumve ngo ngiye man imeze fresh abo bantu nibo ba mbere mfatira ikitegerezo batumye mvuga nti man keep going ibyiza biri imbere ndarwana aba blessing haso yanjye nta mafaranga bampaye ndabizi nahagiye nitegeye nicyo kigano ndabizi nari nakigigi ariko ibintu biba byarankora ibyo bintu bigano byahinduye ubuzima bwanjye kugira ngo ikiganiro uhaye umuntu w'umuhanzi cyangwa umuntu wafashije kigira influence singombwa ngo bibe 50,000 washobora kugikora ashaka kukereka umuntu umwe wenyine uwo muntu byibuze ari nuga gusupportinga ziko wenda uri burebwe ntunarebwe ariko apfa kuba yagwaye ariko twebwe man tuzano twebwe nje nshobora kujya kwa Irene man cyangwa kwa Sabi kubera umuntu umwe wenyine nshaka kwikuraho urumva nkavuga ni Imana bashobora kuba bazi ko kuba ntajya kwa Irene ari uko ntajyayo nkabanza nkagenda nkanabakomfirima hari ibintu ukora kugira ngo komfirima abantu abwete bro ibi bintu kuba ntabikora suko binaniye ubuca nawe wifuza kujyaho uvuguti ni yanjye nugira ikibazo ko twifuza amafaranga kandi yaba akaba yigutunga urumva ariko nawe urumva none reka ngubwire kuri karara wakasa mutwe muri iriya minsi ya terene harya ninde muntu numvaga bari kuri telefone bakugigira abanyamakuru se bakwibutse nsuru urukundo muri kungirira why akakanya ujye ubundi kiragena aririmbaga irandirimo ngo rafiki yako wewe dunia unataka nayo iba yutatuyita nabo duseka nabo tukabona nabo tubamanyi tutabagamba turabazi nukuri kw'Imana ibi bintu nabivuze ubundi ufite ikofi uyu mfite ikintu abantu bashaka ubundi hari dirimo jebra none sindamukunda ngo ahantu harakora ikofi wow kuri YouTube urumva YouTube rega bimeze nka kwa kundi umuhanzi yabaga aribwo akizamuka urumva yabara umukobwa akitwaza igitsitse hejuru noneho wabura umutipe ukitwaza ikofi urumva rero hari abantu none baba bashaka abanyarwanda n'abanyabwenge babyumvise wowe ushaka noneho urumva rero urangaye igitsitsi no kivaho ugahita ujya urumva dore nibyo ndi kukubwira oya nibyo ndi kukubwira oya hari abantu n'ukuri bagira batanga ubufasha pe nta kindi kintu bagendeyeho sinabibabwiye se bamanibo nababureza wabumvisha abo ngabo ngenda bazi pe kandi ibintu yari kubikorera umuhungu uhita wumva ko nta kintu agamije kuko yagutije kamera cyangwa ikiganiro njyewe yampaye ikiganiro urumva rero hari umuntu noneho ufata umwanya akavuga ngo byibuze wenda ngiye nanareka no gukora ariko ugakora umuntu aba ari inyangamugayo uwo muntu aba arenze Imana oya nawe kirara nawe
hari abantu no kuri bagira ngo njyewe umva ariko niyambuye ishusho y'ubugabo nkiyambika ishusho y'urwenya nanjye mfite kamera najya nyiguha nkaryama ariko buryo uko usetse birahagije uko usetse rwose uba nkubwire ongera irindi rimwe uko usetse rwose naze ngiye kuba nagwaye ikiganiro nukubera yuko none se uba nkubwire navuze nk'ubu mfite gahunda yo kujya hanze nk'ubu ngusigiye kamera urumva hari ikintu wanga uprofitiyeho none se urumva rero hari abantu nyine bagira umutima mwiza akavuga ati uyu muntu nzamufasha ariko igihe nta kintu ndi gukora ni nk'uko umuntu ashobora kujya kugabura saa sita nijoro akanakwishyurira ariko uravuze ngo yiyambure uravuze ngo yiyambure ngo akazi ke urumva ngo akwigurane bibaho rego yarabizi umuntu abiye byavuga ababizi ushaka kugurana ase wabongana rego habwo n'ubuhamya reka nkubwire ari urukundo n'ubuhamya mamo umva urwo rukundo cyangwa ni filime umva nkubwire urwo rukundo buriya reka nkubwire yego buriya urukundo hari ubwo urumva Yesu yagiye atwitangira yego kandi hari abantu bajya batera ikirenge mu cya Yesu urumva ukavuga uti byibuze niba papa yaragize atya nanjye nshobora kugenda nkagiranye yego uri kubyumva yego rero ibyo bintu mukabitindeho ngo mubyibazeho support ibaho sibyo ahubwo ikintu ni ukumenya ngo we niba umuntu yagwaye support ese uzamwitura iki yego urakoze noneho bikaba kasamutwe igihe uri umuntu w'umukobwa udafite ibiceri kandi ukeneye kwitura umwana w'umuntu umva nkubwire urumva iyo support reka nkubwire gukorera nawe ukikomanga ku mutima uyu muntu nzamuha iki uzi ikintu muha aho bigeze turakwakira uzi ikintu muha twakwakira wivuga uzi ikintu muha amarangamutima y'abagore impano nk'umuntu yo gushima y'akataraboneka y'ibintu aba yaragukoreye byiza y'ukuntu aba yarakurwanyeho yewe wanabura n'ibyo akakufasha nta kindi kigurano waho umuntu ufite amafaranga usibye inka maze gutanga zingahe ko nzi ko bagufashije nawe maze gutanga zingahe ko nzi ko bagufashije urumva njye sindagera aho ngera ubwo nakuvuyeho cyane ubufasha baguhaye ngo nturagerayo ndamwibwira kamera ya miliyoni ngo ndakwiguranye neza ugiye kureba ikintu ma tuminga nayo yego inka hari ibitu kandi mu muco nyarwanda tugomba kubagushimira yakuyemo neza umuhereza inka kandi no mu muco nyarwanda utwara umugore uza kuba ya serivisi oyaza ukabaha inka abana umwe araryoshye reka mbaye nta kuryoha nawe uzagiye umwana wanyu afite umuco afite ubwitange afite umutima arashima kambaye inka ariko buriya ni igiki kintu oya reka manza babaze mujya guhura mwahuriye ku ishuri nkore ku ishuri hanyuma reka mbabaze hari ubwo ushobora nko ku kwezi babaye amafaranga ko mwese mwahuje akaburu kara socks ni support urumva support yoji urumva hari ubwo ushobora kuvuga ngo umva kubw'ikibazo wenda oya atanafite n'ikibazo ariko ukuntu umukunda ukavuga ngo reka ujye ureka umushahara byuze nk'umwaka ugeremo ari wowe ufata wenyine byashoboka oya uwo si njyewe iyo ugeze ku mafaranga ubuvandimwe bujya ku mpande mujya mu kazi amafaranga aza kuko wakoze yewe buriya ubuvandimwe tubufite nyuma y'akazi buriya amafaranga ari imbere amafaranga ari imbere nkatwe tubizeho neza yuko nta kintu umuntu yaduca uretse amafaranga aba ari imbere cyane uburyo anakwambuye byashwana group aho ngaho urika nkubwiye sibyo
utazafite amafaranga ngo ajyanye n'ibindi bintu by'amafuti biri aho ngaho ngo by'ubushuti oya ubushuti wapi ubu munsi mufite kamera uza amafaranga turayifite cyane yakasamuta ntago kamera ntabwo nk'eshatu ubona duhinduranya kamera nk'eshatu nukuvuga ngo ukuntu Imana kankubwira amafaranga atuma babona ko ufite discipline amafaranga atuma ibintu bavuga abantu bakuvuza babahindura umusazi amafaranga atuma abantu bose bashaka kugukonsoma bakurwanirira amafaranga iyo ufite ikintu abantu bagushakaho si ngombwa ngo ugire discipline urumva kera baravuga ngo umuntu ufite umuhungu ufite dread ni imbobo bakita babyemeza gutyo ni imbobo ariko umusa noneho ubu ngubu bibyo nyine kugira ngo utunge dread erega atandukanya dread no gukaraga iyo ufite dread abuze amafaranga bikonsoma njye nazitonge ndabizi niyo mpamvu wahisemo kogosha usibye ko n'uruhara byaje ngo niwe winjiza menshi kurusha mu ruhara biragorana ariko yari guhogoza nguko ariko se mu kuvuga umva avuga twagiye yo bubira iboro zabikata rero ubwo ngubwo uzabikata arababizi sibyo umusaza yarabikoze mureke tumwitorere uru Rwanda yarukuye ahagarugira nka paradizo isuku n'umutekano mu Rwanda byabaye ihame kandi namwe murabizi tubikesha Kagame abanyarwanda duhitemo neza uduhinjyana abaturya tubadukana ibyo kubacyaha igihugu ni tambarare ibipinga katubirwanya umusaza yarahabaye tora Kagame nibatujyanye tora kugipfunsi oya tora kugipfunsi yadukishije umwanda tora kugipfunsi oya tora kugipfunsi kuba amahanga arayoboka tora kugipfunsi oya tora kugipfunsi umusaza ni wane tora PF tora Kagame tora kugipfunsi wayumvisha akaririmbo k'umusaza tuzatora Kagame Paul Kagame Paul wacu batemo bamba niwe dukunda cyane tuzamutora kandi twongere tumutore tuzatora Kagame Paul Kagame Paul wacu tuzamutora cyane twongere tumutore cyane ibintu by'amatiku bivo ibintu by'amatiku bivo mutwigire mu kufishwe giza Ninjye wa mbere oh my god yakoze reka mubwirize ukuri icyo nababwira cyo ni kimwe abanyarwandakazi shaka amafaranga kuko iyo ufite amafaranga discipline ntibaba bakiyitaho bareba ibyo ufite niyo bakuvuze ntibumva niyo bakuvuga nta muntu uvuza ngo avuge ngo kanaka wapi uba ufite amafaranga hari abantu nka bake ushaka guha udufaranga dukeya bakagenda bagasakuza ati umuntu wacu ntimukamuvuge burya urumva y'ubukwe umuntu washoyemo amafaranga umubona buriya ariko ukuntu atanga igitekerezo ukabona wose kibukurikirwa cyane n'ahantu bo wicaye ni ibintu byikora ukusa uko ugaragara imodoka wajemo urumva uhita uhinduka pari aho kanya umva n'uwari uriho hari igihe uhinduka n'umubyeyi buriya uko iyo hari igihe umuntu agira amafaranga ukabona nkawe wagize amafaranga mu muryango kandi harimo abasaza biyubashye bakoze n'akazi gakomeye bagahita bakwambika ingofero utuye umukuru w'umuryango cy'abana ariko se mwambwiye ibintu biri kumbaho aka kanya ngewe simfite direde sinjye mubona usa nkaho nashobotse ariko simfite urutwe runini si umutanga simfite uburebure budahagije ariko mwana wanjye abantu uburyo bari kunyubaha muri iyi minsi ufite umugore mwiza sinjye ufite umugore mwiza umva uziko harimo igihe imana umva kweri se se yabwo ni cyane gikure umva mugira ibiheri wanyu koko se mugira ibiheri gikurure gikuremo umva ntabwo ndi kukibora umva bukatinze ibiheri imana
mani ubwo ntago ndi kubyumva biriho kinini byagenze muri mukuriyemo mani cya kindi kigenda gikura nta hantu cyane vuba vuba mpita mubwani wowe iyi mikoro se niyo iri kubikora neza ziko ngize ubwoba nari mvuze ni Yesu we bwa mbere mu mateka umukobwa wakasa Burikantu tumuvanye n'igihe no yakaba ibi nakabaye mbibwirwa n'umuntu byibize umugabo mugenzi wawe uwo mukobwa kuri giheri muri direde arizo kubunza aho umusore mu direde uri mwibi ubutwerani ngo byaraboze koko no ni byarabuze neza ubutwerani ayi ubutwerani abara reka nkubwire cyakora umutima urandiye uravuze ngo ndasabye birarangiye ndavuze ndarangiye burundu ariko none iba barya ukavuga ati murara ntagaraza kubikata ntago yari bubikata yego narebaga nkavuga ntantu rwose bizuminge banse kugitsa ayiwe cyangwa se barata ibaze kubona umuniga wa dripinze nguku ngo kuri geri muri direde ibaze uruhero rugaragara no muri direde ibaze sharugoro bari nyina kabisa ziko mani nari impabi karara rero twatwaza kadurije gutanga ibiganiro aje muna prank rero hagagenzwa nakabanga nanje kwinspira abanyarwanda uvanga n'ibiheri ibaze mugari wataje kwinspira abantu ukageze afite amafaranga gose ameze neza bakamukura igeri mu mutwe ariko ibaze nka detrainer cyangwa ko Kigali akakanya akavuga ati donc urabona aba diaspora kwa kuna bayivugisha ko Kigali you know what I mean cyangwa detrainer ukajya kubona gose umuntu mukwe nk'uruhire ngahanga nk'umunyamakuru ko kunara kumwa abyamufatishe neza akatavuga ati mana yanjye avuga ati kwashaga abami biheri ubwo nabambwira uburyo bahazima hari bibihe nago ubuze ibintu by'icyongereza nibuka hari igihe abana baga biga nk'ahantu batazi indimi nawe iye bibabaho ukicishwa nk'ahantu kwivugisha ibintu bitabaho ngo urumva tugiye kubikora twigiye nk'ahantu nyine batazi kirimi na kimwe noneho twigire kandi buri muntu wese avuga ibintu nyine bihwanye nyine tujye duhwana nyine birangire ugiye gutangira uvugisha nyine tuganire ni comedy actually the lives about realizing about my c'est le passé et la bila la non j'allais coller sur la capacité de la silo non c'est ça pas ils sont là ils sont là l'italiano là les trucs américains ils sont là teatro la prima non la prima Soleil collecti de sakara no eres de terapia no eres de para eso sorry dire oh sakata sa red o sa red pezzi non te ladies don't like oh so la storia kurugutwa ça que la que ça parle de ce crutugnao à fashion delede oh reza heren os caras da bagulho barira oh se soreti ki tungruna so stomato la soreti che era tutto
magique le Sabius est de traîner la babala masakale il crée akasa mutwe la Sauda la impanga de la hauteur de Kiyovu de la Champagne la Salam Salokopas nicyo mwapfuye ubundi nicyo je l'ai pratique je traite ce pratique son traite comme waouh bwa mbere mu mateka avuze ikintu yapfuye na Sabi nabasobanurira ngewe abantu batumva dimi ni ukuvuga ngo hari hoteli imwe yo munuza aravuze ngo hari hoteli imwe yo mu ngo baba barashwanya bagishwana ibishego mu ndimi z'amahanga mu Rwanda ntago bakurwanya iyo for example yuvuze pussy bahita bavuga ati pussycat pussy boot pussy cyo baravuga ati okay all right ukayituvuga ngo faka ni ibintu biraho ukayituvuga ngo diksha wavuga ngo diksha bakavuga ni iki niki ariko manuka hitumanuka bujya bitama uvuge ati kaka uburi umwuka ngo kuburebure ikiganiro kuburebure ngo durire ngo kwa buryo usikojya mara mu postinga ngo imiti ngo bya bintu ntago byemewe sinzi umuntu ubipostinga hagati yanjye nawe ninde ubipostinga neza cyane wowe ubikora ndakare njyewe ubwanjye ndi umuti w'akanyabugabo ndajya gupostinga undi wiki njyewe ubwanjye ndi umuti w'akanyabugabo sarapite sarota sepa karetu la mupfubuze like sona guys rakabwira cyakoze urabwira sha turashobetse ubu dari kiganiro ukora ngavuga ngo sha niba atanakireba urawenjoye nukuri kwimana cyane cyane dushingiye ku giheri kagaheri mu madirede no sinahandi ikibazo ntago ari nahandi mu madirede no ko cyo kuva mu madirede ngo amafaranga yawe nigeze kwikora makaca muri zengereze ngo bura nahantu nagiye abantu bose babyajya kubeshyira ahantu bagiye mwagiye buriya aho ukuntu watangiye nawe nagajya muragifite ariko ukavuga uti ibyo bintu wabibona nambaye amarinete ariko ngifite gutya nibwo wahita ubona ko ngifite bureka nkubwiye siyo dusupoze gusuwa buri hehera urumva iteka ryose urumva nubwo waba uzi ko uri umwere ijana kuki kurindi umuntu akaza akavuga agafata nk'igihe akaza nk'ikintu nyine tu uzi ko uri umwere man no susuze hari n'ibintu byenuza urabona inda ni nka sida urabona uzana test hano ugahita wikanga uvuga ati kandi no abantu siko batinya kwipimisha ugahita uvuga uti urazana tubikorera itesting iki mwese ngo bitagenda bite itayibise kibipima abantu basambana urasamba gusa njyewe nshobora kuba nsamba umuntu usamba udasambana abarota ariko nabonye abakoresha intuzi ariko mu nzozi nabonye ariko biba byanasobanutse abakoresha savori ki mu nzozi birasobanuka bagize bate inda umuntu ufite uburenganzira bwo kwiyamakirisa izi ninde ni Dumba wenyine ngo ko yaramuzamuye Dumba tuzarega nawe arakuzamura mw'iminsi iyi mihanda sinabimenya akundi wakwibwirira abantu yuko kujya mu mahanga ari nona kujya mu mahanga ni nona muri bya biga bya muri shikaska nako mu ndashaka kunyiganira umuntu ujya habaye isaga nyinshi agahita azabaye umuntu mwiza ariko uvuga mwakabaye mwiyunga mukaba abantu beza uwo muntu uvuga ibyo bintu uwo sinamureba umuntu uzi uvuga utuntu twiza habaye isaga kenshi
afata ibiryo agatanya kubitoba atangira abasha gufata isosi akayishyiramo inshishi ubundi inkuru yasaga itangira kurangira neza iyo bavuze ngo birangiye haje muri ibo ibiri kurangira saga ibirimo irashiramo amazi batangiye kubeshya abantu ko ribu yaje ibiri gushiramo amazi noneho ngo karara muri ribu akadagira karara muri ribu ajya gukora inkuru bashizeho ifoto ya murangira nzamama ngamwe ngo arosa bari kukumenyera mwako kanya bagukureho ahubwo si umuntu ushyiraho murangira bundi aba yumva ameze neza bari kumumenyera nuko kubera ko umuntu ribu nyine hari ikiganiro nabonye umuntu ari kuvuga ngo nukuzitinya urumva ngo ntago ntinya ribu nyine ngiye n'umuntu arabivuze ntago ntinya ribu ahubwo just iyo utinya umuntu uri umunyabyaha ikindi ubukora ku jisho ariko iyo ubaha umuntu ribu ubundi ni ikintu nubaha ku buryo navuga gute umuntu ahamagara ni ribu byo mba ngomba kubyitaho cyane nkamenya se ariko ko niyo kandi nabwo ntufe guhubuka ko umuntu ashobora no kubwira ko ariyo atari nayo ariko ikiza cya ribu ushobora no kwibwira ngo nta tike ufite ehiteza iza kukwitwarira mu kamodoka kayo kafime uri kubyumva ariko ntibazantware ariko urumva ari oya ni igihe ntabwo baza kugutwara barakwihamagarira iyo wanze kuza ukababwira ko nta tike ubwo baza bakakwitwara rero ntago nzabambwira ko nta tike mfite ariko mugerageze namwe mu bure santi ni muzaza rero urumva tuba dukwiye kubaha ribu niba ugiye gushaho murangira tiere ntago abari muri ibi mihanda yacu rero gora umushano hose wenda washaho ribu pe cyakabishiraho ndetse ko nabyo bimeze nko gukanga abantu cyakora ikintu nabonye kuri ribu abantu bose baba ari abana beza pe kuva kuri gate usanga bakuzi bagusuhuza baragufana utera pusi n'abapolisi babwati byagenze bite bihinduka ukigera ku muniga ubaza ntago abakuzi niwe muntu ngo utajya ukurikira amakuru ya social media bro abakureba urumva abavuga ati wowe urinde nyine nitwa Burikantu oya izina nago bitwanga sinkuze umwene nde harya wamututse mu bijyanye n'ibiki ngagatwikwa utwika ibiki utukana umuntu ugarakubwira ukagira ngo kuba watutse umuntu umwitukira umuntu ndikavu n'umuheto ukagira ngo wishe umuntu arakubaza yangize ukabona ese mani ko mbona wajyanga ugamije kunkirisha amahubwo muri gereza ko mbona ariko kukiza ariko bahita kugira n'inama bahita kugira inama ariko iyo ari kuguhabyo bawumva umunyururu utari buhave uhita uhabuka ukavuga uti nshaka kujya kuri toilette arakubaza ku buryo uvuga ati ndanabyikoreraho aho uko ntago mva hano ese mwarajyanaga we n'uyu mwarajyanaga nose kirego cyari kiri abantu babiri kandi papa wawe ari we wari watutse umuntu natutse umuntu namuhambye njyewe namuhamba njye namwana ngenda guhambye njyewe nyamuhamba umugore aravuga ati umuhambira umugabo uti umugore akivuga bakimara kumukaraga akana ahita avuga ati ariko uri kana uri nguni iyo bari kugutukura umugabo ukora akazi nk'aka ngaka amaze kubona wayi ahita avuga ati ngiye banyita Skytu ngomba kugenda nkabaregara turega kandi koko ndabana ijya yose urumva icyiza ni nabyo mwana umugore ntago aba ari muri ibi bintu urumva nta nubwo aba yumva understand oya twebwe urumva twatutse umuntu urumva umugore warababa twatutse umuntu muri showbiz ibyo bisanzwe dukora showbiz n'uswara gutwika ari bisanzwe byo gutwika yego noneho ubwo ni Skytu rega n'ibitwara bifuzo inshuro nyinshi noneho kubera ko twakagira icyo kibazo umugore wenyine turabajama cyane umugore ne waraka noneho umugore wenyine na famille nyine bisanzwe umugore ugomba kumushimisha ikintu cyagutandukanya n'umugore icyo ari cyo cyose urwaniza ko ibyo kujama rega bitabirangira iyo umugore ariko umugore ni ikintu cya mbere cyuba famille nyine muri rusange kandi turanabyumva umugore ntidugararishire nuko bari butujyane muri ribu twabanze tukagira mwako bagake kandi ibyo bintu umwumva umugore yarishimye gutukana njye ntago nagutuka ngenda kureba nkahita nkubwanika kavuna umuheto byonyine nkigendera ntago nagutuka njye ariko wamugani ariko hari abantu sinzi bajya batukana kandi batajya bahamagara buriya nuko baba batabareze nuko abo bantu baba batabareze ikindi nuko bari babivugira hanze y'igihugu
ntago baba ababivugira hano se bajya batukana njya numva abahibwo abahe kora umbwira hari umuntu uzi utukanira hano kora dore imbogo nawe ko baramwicaje baramuvuga ati gutukana n'icyaha urakavuna umuheto cyangwa gutukana kuri space ho nta gutukana kuri space ntaribi cyane cyane iyo space umuntu uyoboye atari mu Rwanda nta kibazo uzacunge burya nta kibazo cyo kibirimo kirimo ariko sinzi ariko banza kirimo kishobora kuba kirimo ariko umurasta uri kubivuga n'ubundi ashaka no kuzituriza agahita icyaha hari ibyaha bisaza hari ibyaha bisaza ashobora kuguha nyoko agahita akubita amezi 6 atagera mu Rwanda icyaha kibasha cyashaje kirasaza icyaha nabonye kidasaza ni nk'icya genocide ariko ibindi byaha byinshi cyane hari ibyaha ariko hari abantu basigaye batukana bamubwira ikintu kimwe ibintu byo gutukana abantu bakwiye kuzabyitaho kuko hari abantu basigaye batukana hari n'abanye yanditse comment ngo gutukana bisigaye byarasimbuye umuhoro uziko hari igihe umuntu agutuka ukajya ngo neza muhuye yagujyana gute madam akenshi hari umuntu gutuka ukumva hari umuntu gutuka ariko ukumva afiteho n'ikibazo hari umuntu gutuka ariko ubona ko uriya yagusebeje ukababara ntabwo wabonaga ko uriya muntu umunahuye yaguhemukira uriya muntu we biriya bintu yakoze we uriya muniga we ni umugome mujye mumuvaho ntazagira umuntu uvuga ngo ibindi byose hari ibintu akora bya showbiz nkamwubaha ariko yageze hari aba yatangiye kukugirira ubugome urawe ni umugome byatanga abantu nyine bazana muri bino bintu bakaza urawe ni umugome kira ni ikintu kimwe cyonyine gishobora kwita kirangiza kariyeri yawe umunsi umwe kamure kutarira nta rusenda ruhari umva nzanira akantu kagatungura aho ngaho DJ Dread ndiwo muhamagaye ntabwo arampamagaye guys reka umva cyakoze uyu munsi byari show sibyo kora kano kwa muzuru gake ndanze nabavumbuye urumva ayenza bikora arabyibagiwe no bundi wowe namaza kukuvumbura nzabanza ni Zabana shatse indi prank uzi controle technique umuntu atekame yagiye gura n'umuntu w'igitsina gore kuba kabiri ariko protocole yakasa mutwe abagabo ngo ubonye igihe mise mvuga nicyo cyaciye he guys bababwire ndabakunda cyane abantu kuri Clara TV show abantu mwakunze buri nguni na buri kantu Clara TV show hey guys buriya ne mugari karara amukanda nzije ntago ari karara ja kumbe twabishaga nabi yes kaki hey guys I hope you are doing amazing. Telefone ko kamera yo ntayo mbabarira cyane. Yo nago nayemera nta shusho. Cyakora naje umva babwire. Nukuri umva mu nkorero munsi kino kiganiro bakireba batakireba ariko bagomba kukireba. Akondega batakireba. Nimubona aho buri nguni na buri kantu. Nkabona umwe nabwo agiye mu nguni n'undi ngo ashakisha buri kantu muramenye uko biri kose reka nkubwiye muzagaruka vu niba bakunda niba dukunze twagaruka mani cyane ko twebwe tuzabihomaho niba twaba tuzabihomaho nayasasha twaje badukunze rakaraka turihoma twebwe umuntu bamukunde urumva nago bisaba ko umuntu wowe nago bisaba ko umuntu aguteranya urihoma urihoma aba bani gubihomaho ugatuza ukavuga ati nubwo ataniza kamera nzahaguma nuruca abana nicyo nzi cyo nukanterekaho diaspora zikamena tuza nango ki gende ndabuka mbonye biri gucamo tuzata dukonza Tanzania n'abagabo none ujye udufasha turi abagabo none tuvugatera ni wowe udufasha udutize na kamera tujya hano hoteli umugabo aparike hari avuga ati ni wowe unsenye buri kantu ni wowe unsenyeye nini ngewe bikoze ngira ngo nabihakana bya bintu byo guceceka noneho reka ndarusenya ati umugore yakuzamura umugabo sa we ntumuzamure umva reka mushaka blague kamwe dusezere guys umva mushaka ka blague mushiraho dusezere nshaka ka blague kamwe
akabrage ibintu twavugaga byo byari seriye. Subuko komana ya subuko kwara. Ubundi iyo umuntu atangiye avuga ngo ukora burage ntago yikora ngo isetse. Tuzaza twabiteguye. Iyo umuntu avuga ngo ukora burage ntago yikora. Ukabavuga abantu batangira kuvuga ngo reka twumve kadusetsa ntago mbasekeje. Ukuntu uhita ubigenza uhita uburaginga. Reka mbabwira ahubwo urumva gukoresha agakingirizo ni byiza namwe muzagakoresha.